Ubusanzwe vitamine C yitwa ascorbic acid kandi ni imwe muri vitamine z'ingenzi cyane umubiri wacu ukenera umunsi ku munsi. Bitewe n'uko umubiri wacu utabasha kwikorera ubwawo iyi vitamine, ni ngombwa ko tuyikura mu byo kurya. Usibye umuntu, yewe n'inyamaswa ntizifite ubushobozi bwo gukora iyi vitamine, bityo bikaba ngombwa ko umunsi ku munsi tuyibona binyuze mu biryo turya cyangwa se ibinyobwa tunywa. Ariko hari n'ibinini birimo iyi vitamine kandi biboneka muri za farumasi, mu gihe yaramuka ibaye nkeya mu mubiri wabigura. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe akamaro ka vitamine C mu mubiri wa muntu, bityo turamenya ibiribwa ibonekamo, tumenye ibintu byo kwitondera kuri iyi vitamine C, ndetse turanamenya ingaruka ziterwa no kutagira iyi vitamine mu mubiri. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti ituvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza izi nyigisho. Reka manze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira ku ngingo zitandukanye tuganiraho, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, mukagikurikira kuri YouTube channel ku wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none, aho tugiye kurebera hamwe akamaro ka vitamine C mu mubiri wa muntu, bityo turamenya ibiribwa ibonekamo, tumenye ibintu byo kwitondera kuri iyi vitamine, ndetse turanamenya ingaruka ziterwa no kutagira iyi vitamine mu mubiri. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro cya none turebera hamwe akamaro vitamine C ifitiye umubiri wacu. Akamaro ka mbere vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukurinda indwara yo kuva amaraso mu menyo. Akamaro ka kabiri vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukurinda ikanavura inkorora ivanze n'ibicurane. Akamaro ka gatatu vitamine C ifitiye umubiri ni ukongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri, bityo ikarwanya kanseri. Akamaro ka kane vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Akamaro ka gatanu vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukuvura uburozi mu mubiri buterwa na plomb cyangwa lead. Akamaro ka gatandatu vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ugusukura umubiri iwukuramo imyanda. Akamaro ka karindwi vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukuvura indwara y'amaso izwi nka cataract. Akamaro ka munani vitamine C ifitiye umubiri wacu ni uko ituma uruhu ruhorana itoto rukaguma korohera. Akamaro ka cyenda vitamine C ifitiye umubiri wacu ni uko ifasha mu kurwanya kanseri zinyuranye. Akamaro ka cyenda vitamine C ifitiye umubiri wacu ni ukurinda imitsi ijyana amaraso mu bwonko kuba yakwangirika. Akamaro ka 10 vitamine C ifitiye umubiri wacu ni uko ari ingenzi mu kuvura ibisebe no gutuma byuma vuba. Akamaro ka 11 vitamine C ifitiye umubiri wacu ni uko ifasha mu kurwanya asima, cyane cyane n'ibimenyetso byayo.
Reka noneho turebere hamwe ibiribwa vitamine C ibonekamo. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo tuyibona cyane muri poivro, cyane cyane zitukura. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga amacunga cyangwa amaronji, by'umwihariko umutobe wayo. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga indimu. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga inanasi. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga ipapayi. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga amapera. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga pome. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga broccoli. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga amashu. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga inyanya. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga inkeri. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga imboga rwatsi. Vitamine C irihariye kuko iboneka mu bimera gusa, bityo twavuga ibijumba. Reka noneho turebere hamwe ikintu dukwiye kuzirikana kuri vitamine C. Kubera ko ubusanzwe vitamine C yivanga n'amazi mu mubiri, biragoye ko yarenga igipimo, kandi iyo yabaye nyinshi isohoka mu nkari, ariko abantu bakoresha inyongera zirimo ibinini byayo bashobora kurenza igipimo. Igihe vitamine C irengeje urugero mu mubiri, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko twavuga indigestion. Ibi ni ukumva mu nda hatumbye kuko ibyo uba wariye bitamanuka mu gihe umaze gushyira icyo kurya mu gifu. Igihe vitamine C irengeje urugero, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko twavuga impiswi igihe wanyweye ibinini byinshi. Igihe vitamine C irengeje urugero mu mubiri, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko ibyo twavuga ni uko ishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'impyiko. Aka reka tugasubiremo kugira ngo tukumve neza. Kubera ko ubusanzwe vitamine C yivanga n'amazi mu mubiri, biragoye ko yarenga igipimo, kandi iyo yabaye nyinshi isohoka mu nkari, ariko abantu bakoresha inyongera zirimo ibinini byayo bashobora kurenza igipimo. Igihe vitamine C irengeje urugero mu mubiri, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko twavuga indigestion. Ibi ni ukumva mu nda hatumbye kuko ibyo uba wariye bitamanuka mu gihe umaze gushyira icyo kurya mu gifu. Igihe vitamine C irengeje urugero, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko twavuga impiswi igihe wanyweye ibinini byinshi. Igihe vitamine C irengeje urugero mu mubiri, ishobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri wacu, by'umwihariko ibyo twavuga ni uko ishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'impyiko. Reka noneho turebere hamwe ingaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri wacu. Kubera ko umubiri wa muntu ufite ubushobozi bwo kubika vitamine C nkeya mu mubiri, bisaba guhora uyifata cyangwa urya ibiribwa bikungahaye kuri yo, bityo zimwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C ni izi zikurikira. Kugira utudomo tw'igitaka cyangwa umukara ku ruhu, cyane cyane ku matako no ku maguru, bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri. Ishinya y'amenyo yorohereye cyane ndetse izamo amaraso, ibi iyo bikabije bigatera amenyo guhunguka akavamo, bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri.
Guhinduka kw'ibara ry'uruhu bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri. Mu gihe ufite vitamine C nkeya mu mubiri cyangwa ubundi burwayi buterwa n'uko ari nkeya mu mubiri, uhabwa ibinini nk'inyongera, ariko mu gihe uri guhabwa iyo nyongera zayo ugomba gukurikiza igipimo cya muganga. Nyaboneka mu gihe udasobanukiwe neza wabaza farumasiye wawe, kandi ni byiza cyane kwimenyereza amafunguro twavuze ko ibonekamo ku ntangiriro z'iki kiganiro. Aka nako reka tugasubiremo kugira ngo tukumve neza. Kubera ko umubiri wa muntu ufite ubushobozi bwo kubika vitamine C nkeya mu mubiri, bisaba guhora uyifata cyangwa urya ibiribwa bikungahaye kuri yo, bityo zimwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C ni izi zikurikira. Kugira utudomo tw'igitaka cyangwa umukara ku ruhu, cyane cyane ku matako no ku maguru, bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri. Ishinya y'amenyo yorohereye cyane ndetse izamo amaraso, ibi iyo bikabije bigatera amenyo guhunguka akavamo, bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri. Guhinduka kw'ibara ry'uruhu bishobora kuba imwe mu ngaruka zo kutagira vitamine C mu mubiri. Mu gihe ufite vitamine C nkeya mu mubiri cyangwa ubundi burwayi buterwa n'uko ari nkeya mu mubiri, uhabwa ibinini nk'inyongera, ariko mu gihe uri guhabwa iyo nyongera zayo ugomba gukurikiza igipimo cya muganga. Nyaboneka mu gihe udasobanukiwe neza wabaza farumasiye wawe, kandi ni byiza cyane kwimenyereza amafunguro twavuze ko ibonekamo ku ntangiriro z'iki kiganiro. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho twaganiraga kuri vitamine C, bityo tumaze kumenya ibiribwa ibonekamo, tumenya ibintu byo kuzirikana kuri vitamine C, ndetse tunamenye ingaruka ziterwa no kutagira iyi vitamine mu mubiri. Reka tubibutse ko dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza izi nyigisho. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu, yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo wifuza kutwunganira ku ngingo zitandukanye tubagezaho, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, mukagikurikira kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.